Perezida Donald J. Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arakaye mu buryo bukomeye atanitaye ku masezerano yagiranye n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yamaze kurakarira ubutegetsi mu buryo bukomeye kuko ngo bukora amakosa menshi, burimo no kohereza abaturutse muri gereza muri iki gihugu. Ibikaba ngo byamuteje umujinya mu buryo bukomeye kuko yemeza neza ko ngo yarangije intambara y'u Rwanda ndetse n'iki gihugu, ariko akanenga itsinda riva ngo ku butaka bw'iki gihugu maze rikinjira ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kujya gukora ibyaha. Ariko si ibi gusa kuko yongeye kwemeza neza ko imiryango mpuzamahanga ikorana nawe irimo nka Human Rights Watch yababajwe bukomeye n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi by'abasubiye mu mujyi wa Uvira maze bakajya gukora ubwicanyi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibi bikaba ari ibikorwa byamaze gukorwa hitohoza nyuma y'uko iyi miryango imaze iminsi itagingwa mu buryo bukomeye, herekanwa amavideo n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bihozwa n'ubwicanyi, ibikorwa byo gufata ku ngufu, gusahura n'ibindi byinshi bikorwa n'abo basirikare. Nyuma y'uko 23 ivuye muri uyu mujyi, ibintu bikaba byasubiye urudubi mu buryo bukomeye maze bikongera guhuruza isi yose ikabona neza ubwicanyi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byahakorewe. Imiryango mpuzamahanga irimo ikomeye ikora mu bihugu nk'Ubufaransa, Denmark ndetse n'Ubwongereza yose iri gutabaza mu buryo bukomeye ku buryo byatumye Gisekedi n'abambari bashyirwaho igitutu mu buryo bukomeye, bikanarangira muri uyu mujyi wafunzwe internet mu rwego rwo kugira ngo amashusho n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi hakorerwa bitongera gukwirakwizwa. Bikaba byongeye gutuma igitutu gihambaye cyane kinjira muri leta, ibyo benshi batari biteze. Nyamara 23 gusubiramo noneho ni ikintu kiri buze koroha. Hagati aho 23 muri tekanike nshya y'urugamba, ibi byatumye abarundi ndetse n'abasirikare bari kurwana nabo imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko amaze iminsi birunda mu bice birimo nka Baraka batetera mu buryo bukomeye kuko 23 yagiye guhera neza ibikorwa byo bya gisirikare kuva Baraka, Karimi ukagenda no mu bice bya Fizi. Aha ni ibikorwa biri strategy mu by'urugamba muri diploma karondura zigiye gushigikira zakozwe n'abandi basirikare bashya bari imbere ku rugamba, biganjemo abo Burundi bamaze iminsi ngo barariye Karongo mu buryo bukomeye ngo bakeneye ibikorwa bya gisirikare byisumbuye byo kugira ngo baze 23. Intare za Sarambwe zakoze iyi strategy mu by'urugamba mu rwego rwo kugira ngo nabo bazane icyo bita ubundi bumenyi n'ubundi bushake bushya bwo kurwana ndetse no guhangana n'ibitero bikomeye cyane bivugwa neza ko ari bya Kinshasa. Bikaba bigiye kwerekana neza itandukaniro ry'ibikorwa bya gisirikare byose. Ibi ngibi bikaba ibikorwa bishya kandi bikomeye bigaragaza neza ko intambara aribwo yajya yakomera. Turaza kubigaruka maze ubundi tubikubwire bikubiye muri izi nkuru zikomeye tugiye kwibandaho ku mutekano, politiki na diplomasi. Ikaze mwese, aha ni ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa. Niba uri mu cyaka bari bwo bwa mbere ugeze hano kuri uyu muyoboro, reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho tubane 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye. Ntabwo byoroshye, urugamba rurakomeje, ariko none rwa Donald J. Trump ndetse na politiki n'intambara ziri kuyibarizwamo byo byabaye kasamutwe mu buryo bukomeye kuri Kinshasa. Ubu tuvugana hahereye kuri video banje kwamamara ku bitangazamakuru hafi ya byose igaragaza Perezida Donald J. Trump ari muri White House yemera kwita abanyekongo abantu babi cyane bava muri iki gihugu baturutse mu magereza bakinjira ngo mu gihugu cye. Ariko noneho ntiyise ku masezerano bagiranye arimo nayo bufatanye, ariko na Kongo yamaze no gushira hanze urutonde rw'amabuye y'agaciro arimo akomeye cyane anakenewe ku butaka bw'iki gihugu agiye kujya yoherezwayo, ndetse amwe bikavugwa neza ko yamaze no kugera muri iki gihugu. Perezida Donald J. Trump ati twahagaritse intambara y'u Rwanda ndetse na Kongo, ariko hari itsinda ribi cyane rituruka muri iki gihugu riba ryaturutse muri gereza. N'abantu babi cyane, abo ni abantu babi cyane nibo twahagaritse kuko twakosoye amakosa yose yakoze na Perezida Joe Biden mu kubaka ubutegetsi. Twe twarubatse inzego zihamye zitagomba kwemera abo banyabyaha kwinjira muri iki gihugu. Ibi byongeye kwitabwaho maze ubundi bitarurwa n'ibinyamakuru hafi ya byose bigaragaza neza ko Perezida Donald J. Trump atongeye kurya iminwa maze ubundi yibasira iki gihugu mu buryo bweruye nta byo gukina birimo. Ariko hashize akanya gake yahongera kumvikana inkuru igaragaza uburyo ki imiryango mpuzamahanga irimo itegamiye kuri leta nka Human Rights Watch n'indi miryango irimo societe civile zikomeje kuba zongeye gutanga ibirego bihambaye cyane kuko muri iyi minsi ibibazo by'umutekano muke byumvikanye muri Uvira byakuye umutima iyi miryango mu buryo bukomeye, bigatuma ihagurutsa zimwe muri societe zihambaye cyane ku isi zicunga amahoro. Bikarangira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenye iki kibazo, igitutu cyashirwaga kuri 23 ngive muri Uvira ahubwo kikaba cyongeye gushirwa kuri leta itigeze ngirinda abaturage, ahubwo ubwicanyi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigakomeza nyuma y'uko bararwanya ngo batewe mu gihe kwa 18 y'uku kwezi. Inkuru iragira iti
Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu birimo nk'Ubufaransa, Ububiligi ndetse n'Ubwongereza baramagana bikomeye ubwicanyi, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, intambara karundura z'ubutegetsi bwashoje ku baturage nyuma y'uko 23 ivuye muri uyu mujyi. Ibi ni ibikorwa bigaragaza neza menace ikomeye cyane yo kwica abaturage ku mugaragaro kandi bikabikorwa nta nkomyi. Ubwo leta irasabwa kongera kugira icyo ikora byihuse cyane, niba atari ibyo ubwo noneho turagaragaza neza ko iri gukora ubwicanyi ku mugaragaro. Abarwanyi nk'Abazarendo ntago bakonzwe kandi ibyo bari gukora ni ibikorwa rwose by'ubugizi bwa nabi bigaragara neza ko bitigeze bigiraho bigeze igihugu. Human Rights Watch iragira iti turasaba ubutegetsi guhita bukurikirana byihuse ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ibyaha bikomeye cyane byakorewe muri Uvira, kandi ibi byaha bikaba byarakozwe na leta. Turamagana bikomeye cyane ibyaha by'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi bwo gukorerwa abaturage hitwajwe ibyo bita moko ndetse no kugirirwa nabi. Turasaba kandi imiryango mpuzamahanga gukurikirana ubutegetsi ndetse n'ababikoze. Turasaba Abazarendo kuva muri uyu mujyi byihuse kuko ibikorwa bari kwakorera byose bigaragaza neza ko atari abasirikari batabogamye. Ibyo byose bikaba biri gukorwa hishingikirijwe imbaraga kugeza ubu. Leta nayo izi neza kubera aya magambo n'igitutu gikomeye ndetse bikanagaragazwa neza ko bitagombaga kurangiriraho. Ubutegetsi bwa Kinshasa byarangiye bwise buhitamo kujya gukuraho internet mu bice byose byegereye Uvira. Binavuga ko internet yagiraga no mu bice bya Fizi nawe isikurwaho hifashishijwe ikoranabuhanga rigezweho ryo kujaminga iminara n'ibindi bikorwa remezo bishobora gutanga izo activity. Ibyo benshi bise ko noneho ari kugira ngo bakore ubwicanyi mu banga busanzwe. Ubwo 23 yavaga muri Uvira kuva ku 18 hashize umunsi umwe gusa ku 19 ubwicanyi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bitangira kwiyongera mu buryo bukomeye. Ariko ko abaturage bafataga amavideo buri kanya niko ayo mavideo yakwirakwiye hafi ku isi hose, birangira ubutegetsi bugiye bubona neza ko byateza akaga ndetse n'ibibazo bikomeye. Bwahisemo ko iyo internet yakurwaho bwangu mu rwego rwo kwirinda ko isi yose yakomeza kubona ibikorwa by'ubugizi bwa nabi biri kubera muri ibi bice. Ntabwo byigeze bigaragara ubwo 23 yakandagiraga muri aka gace kuko hirinzwe cyane gukora ibikorwa nk'ibyo ngibyo. Ibi rero bikaba byagaragaje leta nk'ikintu kibi cyane rwose cyatumye intambara za politike zigwira. Igitutu cyashirwaga kuri abo barwanyi gisa nkaho cyahindukiye. Ibyo 23 yita ko ari umutego ukomeye cyane wongeye guta muri Kinshasa ku buryo kongera kurwanira urugamba bagaruka muri Uvira bavuga ko baje kurinda abaturage ndetse bari no kurwanya ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi. Byose bizaba bifite ishingiro. Kinshasa ikazabura ikivuga muri make bakaba nk'abayizibije umunwa, kandi biragaragara ko muri iyi minsi noneho bizakora mu buryo bukomeye. Benshi bari bamaze iminsi bibaza ikibazo gikomeye bati kuki 23 yavuye muri Uvira itabanje kuhasiga ingabo zidafite aho zibogamiye zidashobora gutuma ubwicanyi nk'ubu ngubu bushyirwa mu bikorwa kandi mu buryo bworoshye. Ariko igisubizo cyari iki, nuko Kinshasa n'ubundi yagombaga gukora ikosa nk'iri ngiri igahita yohereza abasirikare mu buryo bwihuse cyane kandi n'Abazarendo bakigaragaza. Ibikorwa byabo bikagaragara neza ko bidahwitse. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na community international zikagaragazwa koko nk'izitemera ko 23 yava mu bice yabi kugenzura koko byateza ubwicanyi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Nanone kandi bigatanga isomo rikomeye ryerekana neza ko n'ubundi ibizakorwa byose 23 ikwiye kuguma mu duce ibarizwamo kuko ubwicanyi n'ibimenyetso bihari kandi bigaragara kandi bishobora no kuvugwa byo bizajya bigaragazwa nta kabuza nk'uko byagenze muri Uvira. Iki kikaba ikintu gikomeye kandi gikaze cyerekana intsinzi ifatika kandi ikimenyetso gihambaye cyane. Nubwo benshi bemeje neza ko 23 ishobora kubikoreshwa mu buryo bwa nyabwo kandi koko ngo idasigaye yita ku baturage. Nibibwiwe ati vaha irahava, nibibwiwe ati komeza irakomeza. Mbese muri make intambara ngo yamaze kuba iyo mpuzamahanga ntago ikiri ya Kongo cyangwa se ngibi ya 23 cyangwa se ngibi yo kurwanira abaturage. Ibyo benshi bagira impungenge mu buryo bukomeye bemeza neza ko intambara yamaze guhindura isura ndetse ikanahindura n'icyo biti ikibuga cy'imirwano ku rwego rukomeye. Benshi badatinya kuvuga neza ko rwarenze iyengayobora. Hagati aho ibintu birakaze, urugamba rwo ruracyakomeye. 23 nayo yongeye gukora deployment karundura zakanza abarundi ndetse zigakanga n'abaFARDC mu buryo bukomeye. Abasirikare b'abarundi bisutse vumbi riratumuka kuva ku tariki ya 17, 18, 19. Ibikorwa bya gisirikare karundura byari byamaze gutangizwa ku rwego rukomeye, aho 23 yamaze gushira imbaraga zikomeye cyane mu kugerageza ndetse no kohereza abasirikare benshi mu bice bitandukanye ndetse no kumenya neza position z'urugamba zizasigarwamo n'abasirikare babo mu rwego rwo kugira ngo batangize operation n'ibikorwa bya gisirikare bihagarika FARDC nyuma y'uko nayo yamaze kurya karungu. Bari batumanyeho harimo abacancuro n'abandi benshi birundikare ku rwego rukomeye. 23 rero yabihuhuye nayo yohereza abasirikare munsi yaho muri bice bya Makobora
bahera hano muri hafi na za Karemi. Ubwo ndavuga ubwo ko batangiriza Baraka Fizi ku buryo noneho ariho urugamba rugomba gutangirizwa. Ibiri gutera ubwoba Kinshasa, igaragazwa neza ko ishobora kuba igiye gutangizwa ibitero simusiga kandi bikomeye bihereye muri ibyo bice. Abasirikare ba mbere ba 23 bagatangira kugota Uvira ku buryo nta kwinyagambura cyangwa se kongera gukora deployment yariyo yose izigera ishoboka, maze ubundi rugamba rukabera muri ibyo bice, akazabanza gufatwa ibice bikomeye birimo nka za Karemi. 23 ikabona kugaruka Uvira ikubita ikibonobono nkuko ishaka kubigenza. Ntabwo ishaka ko imirwano itangirira muri uyu mujyi n'ubundi maze kuba ikibi, kuko Kinshasa n'ubundi na Wazalendo bamaze kuhindura isibaniro. Iki kikaba ikibazo gikomeye 23 itapfa kwishoramo mu buryo bworoshe nk'ubwo ngubwo, kuko bigaragazwa neza ko byateza ibyago bikomeye. Imirwano ikenewe niyo gufata uduce kugeza ubu turimo nka Karemi ndetse n'agace ka Baraka Bwangu ndetse Fizi yose no mu Bugobogo bakabanza kugotwa, kuko ibice birimo Puezero byamaze gucakirwa n'abasirikare ba MRDP twirwaneho. Uburundi bufungura akavimvira buhacisha abasirikare batagira ingano. Ibyo bikagaragaza neza ubwo buhambaye cyane bw'uko noneho 23 niramuka ibonye izi pozisiyo z'urugamba, Uvira izasigara isa nkaho iri yonyine mu gace kugeza ubu kagoswe, kadashobora gupfa kwinyagamburirwamo n'abarwo bose bashoboka, kuko urugamba ruzaba rwamaze guhindura isura. Ibyo benshi bita neza ko hari ugupfa bose bagapfuka, kuko nta muntu n'umwe uzigera ubona neza inzira iyo ariyo yose azabavana muri ibikorwa bya gisirikare. Abaduha amakuru ndetse na bamwe mu twagani bemeza neza ko 23 yamaze gupanga undi mupango mushya uzongera gushigisha Kinshasa ndetse n'abarundi mu buryo bukomeye, kandi bakaba babizi. Ari no mpamvu ngo bashize imbaraga zikomeye cyane mu kwegeza intwaro zihambaye cyane imbere ku rugamba, banakora ibishoboka byose kugira ngo batazigera bahusha ngo urugamba rushya bateganya kwinjiramo. Ibi ngo bikazaterwa nuko ibikorwa byabo bya gisirikare byose bamaze igihe kinini babishingira ngo kuba 23 imaze igihe kinini igenda barya isyata burenge. Ibi byabateye ubwa ndetse ngo biranabatitiza, ngo bibereka neza ko urugamba ruzabakomerana byange bikunde. Ibi bikorwa byose bya gisirikare biri kuri uru rwego byatumye benshi bibaza niba 23 izakomeza kurebera ariko cyangwa se izatangiza ibitero vuba. Ariko butuvugana abarwanyi benshi bivugwa neza ko banatangije operation zizaturitse isasu rimwe rya mbere, ku buryo muri bwumve neza urugamba rushya muri iyi minsi ruri guca ibintu ndetse rwanacikishije igikuba. Uko byagenda kose, si ibyo gusa birasi gusobanukiwe niki 23 ipfa n'ubutegetsi bwa Neva wanze kwitandukanya na FDLR n'ubutegetsi bwa Gisekedi bufatanye n'iyo FDLR mu kurwanya aba barwanyi ndetse ngo n'u Rwanda. Ubwo muri make ngo ni RDF, ahubwo intumbere yabo ikaba ariyo ikomeza kugera imbere mu buryo bukomeye, bapanga uburyo ki imigambi yose yaba ariyo kurimbura ndetse no gukuraho inyoko muntu ivuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse nabo bise abatutsi. Ariko ibi bakabikora mu banga rikomeye, bishingikiriza kuzana amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Bikaba ingingo ikomeye cyane yahindutse neza igicuruzwa karundura, ariko none kibyara isasu ryaka umuriro ku butaka bwa Kongo. Ni ingingo eshatu n'impamvu eshatu zikomeye zongeye kugarukwa n'ikinyamakuru Great Eyes tugiye kugarukaho, maze ubundi tukagusesengura neza iby'inkuru yongeye guca ibintu mu buryo bukomeye nyuma y'uko hagaragajwe indi migambi misha kandi ikomeye y'ubutegetsi bwa Neva. Hagati aho 23 itegereje intwaro zikaze ubutegetsi bwa Kinshasa buzazana ku rugamba nyuma y'uko bavuye Uvira. Ubu noneho abatasi bayo barenga byibura 3,000 bamaze kugera imbere mu bice byose kugeza ubutegetsi bwa Kinshasa bushaka gutangiriza mu rugamba, nyuma y'uko bagaragaje neza ko nta kindi bifuza usibye kukuramo 23 mu bice byose yamaze gucakira, birimo na Ho Parato na Mwaye Parato paka bakayizamukana kugeza hano Bukavu ndetse na Goma nk'ibice ngo by'ingenzi 23 intare za Sarambwe batagomba guhamana. Ese bashingira kuki babona ko izi mbaraga bazazibona? Ibyo turaza kubigaruka maze ubundi tugusesengure neza ingingo ikakaye, kuko yongeye kugaragaza neza ndi mabanga akomeye utarumenyere hano ku rugamba. Hagati aho abasesenguzi baragira bati 23 ititonze urugamba rukomeye yatangijweho rushobora kugorana cyane ndetse ikamburwa ibyo bice byose. Hashingirwa ku ngingo n'ubundi zikomeye zigaragaza neza ko hari ibintu bikomeye Gisekedi muri iyi minsi yapanze, kandi none afite abafatanya bikorwa amaze iminsi ashakisha impande zose, bityo kuvuga ko u Rwanda rufasha 23 kandi koko ibi bikaba bidashoboka, kandi koko bikaba byaranagaragajwe kenshi. Ibyo byonyine akaba ari byo byishingikirizwaho 23 byayirimbuza. Bashingira kuki? Reka tuyagaruka aya makuru yose muri izi ngingo zikomeye kandi zitandukanye ku mutekano, politike na diplomasi. Ikaze mwese aha ni ku muyoboro mugara amakuru yagezweho kandi yihutirwa aho uri hose. Niba uri mu cyaka bari bwo bambere ugeze hano kuri umuyoboro, reba munsi gato cyane handitse like ndetse na subscribe maze ukoreho tubane 5 kuri 5 muri izi update n'amakuru yihutirwa dukomeje kugarukaho.
n'ingingo isobanutse kandi irasiga umenye neza impamvu ubutegetsi bwa Neva butihanganira mama 23 ahubwo bwahisemo gukorana n'ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bukorana na FDLR yasize hekuye u Rwanda mu 1994 ikabigizwe n'aba FDLR batagira ingano nabo barizwa mu Burundi bamwe abandi bakabarizwa no mu gisirikare cy'abahubwo banabafasha urugamba mu buryo bweruye kandi ibi byose bigakorwa ku manwa y'ihangu ariko ntawe ushobora na rimwe ngo kubyitsonga bivuge ahubwo bakafata mama 23 ngo nk'ingabo z'u Rwanda zirwana ku butaka bwa Kongo. Muri make ubutegetsi bwa Neva bukumva ko buri kurwanya ingabo z'u Rwanda zerwa ku butaka DRC ngo nazo zigamije gutera ngo igihugu cye baciye muri iki gihugu ngo ndetse banakoresheje ngo n'abasirikari bitwa Red Tabara abo bivugwa neza ko ngo bacumbikiye n'u Rwanda kandi bikaba bitabaho ari ikinyoma cyambaye ubusa cyifashishwa kugira ngo impamvu z'intambara ndetse n'impamvu bari ku butaka bwa Kongo zumvikane. Ubusanzwe impamvu ya mbere igaragazwa yerekana neza ko Neva akigera ku butegetsi yagiye yitambikwa n'ibintu byinshi birimo kutumvikana nabo bakorana bitewe n'impamvu nyinshi cyane yagombaga kwimika kuko uyu mugabo yaje afite impinduramatwara zikomeye zo kumva neza ko ari power hutu ikomeye cyane kandi byamoko ku butaka bw'igihugu cye birakoreshwa cyane kandi bikumvikanwaho kari ikintu cy'ingenzi cyane bityo we kwiyumvisha neza ko hari abandi bazagira imbaraga muri aka karere kandi bakavugwa neza. Urugero nk'abayoboye u Rwanda ishaka RPF bavuga ko ngo rishingiye ku cyo bitanga ironda koko n'ibindi byinshi ubwo niko abyumva ndetse ngakanavugwa neza ko ngari ryo rifasha ngabatutsi bo mu burasirazuba bwa Kongo ibyo yumva ngo bidashoboka. Ndayishimiye ubundi impamvu ze za mbere bivuga ko zishingiye ku rwango yanga abatutsi ndetse bikanavugwa neza ko imikoranire ye na FDLR yegejwe imbere cyane ubwo yakandagiraga ku butegetsi yerekanwa neza ko ngari bo bazabuhirika n'ibindi byinshi. Ibi byatanze amahirwe akomeye cyane ubwo yabonaga impamvu ikomeye cyane yo kwinjira muri Kongo abigaragaza adaciye ku ruhande ubwo yoherezaga ingabo zo kugota ibice by'umurenge ndetse agerageza kwica bamwe mu batavuga rumwe nawe bari kuri ubu butaka by'umwihariko abanyamurenge akagenda bagota abandi bikarangira koko abinjije mu rugamba rudakenewe abo yakuye imbere mu gihugu nabakabinjizamo imyumvire z'uko ngo bagomba kwanga u Rwanda ndetse ngo karwo rubateza intambara n'ibindi byinshi bikaba byaramaze gukwirakwizwa mu buryo bukomeye. Nanone kandi bikagaragara neza ko abarwaniraga uburenganzira bw'abatari kujya ku ruhande rwabo kuko n'ubundi impamvu ze zari nyinshi ariko iyo ni ya mbere ikomeye cyane. Indi mpamvu ya kabiri igihugu cye cyari mu manga ndetse mu bibazo bikomeye cyane ry'ibura ry'ubukungu ibyo bohereza hanze nk'uko yabyitaga akavuga ko igihugu cye cyari kibangamiye bikomeye no kubura amadovize abona Gisekedi wigwijeho idolari ritagira ingano maze ubundi amwosha ko azajyamo kubita idolari ritubutse abasirikari bakabahemba neza abona ko ari kiraka gitubutse kuko ingabo ze zitizerwaga mu ruhando mpuzamahanga ngo zibe zabona ibiraka bitubutse kandi byabaha akayabo kanatuma noneho igihugu cyabo kiva mu manga ikomeye yo gutubaka ubutegetsi buhamye ndetse n'igisirikare gihamye. Gisekedi byatangiyemo kubita miliyoni 2 hafi n'igice z'idolari zihamye azimuhawe ku giti cye izi zabaye inyishu ikomeye cyane yakuye noneho umutima uyu mugabo birangira noneho yirunda umuriro mu ntambara mu buryo bukomeye urwangara rukaza karahava ibintu bihindura isura ari nabyo mubona muri iyi minsi kugeza kano kanya ku buryo yemeye gushira mu kaga abasirikari n'igisirikare cye abaturutse ku bwinshi ndetse n'abatakemera neza iby'igisirikare kubera kujyanwa mu burasirazuba bwa Kongo ngo bagakurirwa iyicarubozo n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibyo byose byakuruye izindi mvururu zihambaye cyane ndetse zagejeje bikomeye cyane mu kubura abasirikari barenga ibihumbi banaburiye urengero ndetse bakaba batazwi naho bari bikagaragaza igitambo gikomeye kandi gikaze noneho cyongera urwango mu buryo budasanzwe. Indi mpamvu ya gatatu ishingira noneho ku kuba ashaka kugira imbaraga mu karere kugaragara ndetse no kuvugwa kuko igihugu cye cyagiye kivugwaho ibintu bibi gusa kitigeze kivugwaho ikintu cyiza bityo rero politiki ya Kongo ndetse no kuba yaramamaye ku isi hose nk'igihugu ngo kiri gusahurwa n'ibindi byinshi kugaragara nk'umucunguzi ndetse n'ikintu kizima yabarakoze ngo bimuhereza amahirwe akomeye cyane yo gukomeza kurwana ndetse bikanatuma ngo yumva neza ko yagira urwango mama 23 mu buryo budasanzwe gufatanya n'intera hamwe ndetse no kwanga RDF n'ibindi byinshi bikumva ko ari turufi ikomeye cyane yazatuma ubutegetsi bwe bwamamara. Nanone kandi ngajya areba neza uburyo cy'igihugu cya Kongo gikurwamo amari bukomeye mu kuvuga u Rwanda ndetse no kuvuga ko ngo rubatera n'ibindi byinshi abona ko nawe ibyo byifashishije akajya bivuga mu ruhando mpuzamahanga ndetse ngakanabikoresha nk'iturufi ikomeye cyane ngo yazabona neza ngo abamugiye inyuma kuko n'ubundi hari abantu banga u Rwanda mu buryo nk'ubwo ngubwo n'ubutegetsi bwarwo. Ibyo rero ngo bikaba byatuma ngo icyo kintu kimukorera kandi noneho kuba u Rwanda rumurusha iterambere ndetse no kuvuga ku ruhando mpuzamahanga abona ari turufi y'ingenzi cyane ikwiye gukoreshwa kandi ngo ibintu bikagenda
kugenda neza. Ibi byatumye noneho ibintu bisubira urudubi, nuko uyu mugabo yumva neza ko ibyo ngari umuti ukomeye cyane ndetse unakaze ngazakoresha kugira ngo ubutegetsi bwe bujye imbere, ariko benshi babifata nkaho ari ikintu kibi cyane ahubwo yiteje kigiye kuzateza ibindi byago bikomeye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hagati aho reka tujye mu rugamba. M23 itegereje intwaro nyinshi kandi zikomeye zizava mu butegetsi bwa Kinshasa kuko buteganya kuzizana imbere ku rugamba. Biravugwa neza ko abatasi barenga 3,000 bose bamaze koherezwa mu bice bitandukanye ndetse birimo urugamba rugomba gutangirizwamo. Ubundi bivugwa neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa nyuma y'uko M23 ivuye muri Uvira bahise batangiza icyo bita manifeste n'icyo bita ibitero biri similitane n'ibitero bizabihuriye icyo bita urunyurane rukomeye, bigizwe noneho n'intwaro karundura karahabutaka ngo zizashushubikanya aba bagabo zibokeje umuriro karundura mpaka bavuye mu bice byose bagenzura hano kuri ubu butaka. Ibi bitero ubutegetsi bwa Kinshasa bubishira imbere ku karita bukabona neza ko bizabahesha kugenzura umujyi wa Bukavu bavuye mu bice byose biri muri teritwari ya Ruhinja, kuva muri za Shabunda ndetse no muri Mwaye Parato naho Parato hagenzurirwa abarwanyi kuko bigiye inyuma muri ibyo birometero nk'uko bitegetswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gisekedi rero ubu ntabwo yamenye neza ko yari umutego ukomeye cyane nyuma y'uko M23 ngikajije murego muri bitero. Ubundi ngo yagiriwe inama mu buryo bukomeye, ubwo ndavuga Kinshasa ko mbere na mbere ikintu bagomba gukora ari uguhungisha intwari kitaraganya bakazivana mu bice bitandukanye kuko ziri gutagetingwa kandi zose ziri zizwaho zigomba kuba ziherereye. Ibi rero barabikurikije. M23 ubwo yinjiraga ndetse inakora icyo bita operation n'ibikorwa bya gisirikare ntihigeze icakira intwaro nyinshi nk'izafatiwe Goma. Bikaba byarateye igihombo gikomeye kuri abarwanyi kuko batigeze babona ibyo bashakaga cyane kurushaho. Ibi byatumye rero General Sultan Makenga avuga ko agomba kuba afite abantu b'ingenzi cyane kandi bakomeye n'intasi zatojwe neza zigomba kwinjira mu bice zikazagenzura amakuru akantu ku kandi y'uburyo Kinshasa zapanga urugamba. Izi ntasi zikaba zarakwirakwijwe mu bice birimo Baraka hano Karemi, ibindi zindi zikoherezwa mu bice by'imisozi miremire ya Fizi, izindi zikoherezwa muri Uvira rwagati, izindi zikaba ziherereye mu Burundi zitanga amakuru akantu ku kandi ku bikereranye n'ibikorwa bya gisirikare ndetse banapodatinga uko urugamba rugenda uko rukorwa ndetse humvirizwa byinshi mu bikorwa bya FARDC ndetse n'iby'abarundi ku buryo kugeza kano kanya nta kuru na rimwe ry'ingenzi kandi rikomeye rijyanye n'urugamba aba basirikare batagira. Benshi basesengura bemeza neza ko M23 impamvu y'intandaro yayo y'insinzi ari uko yashize imbere mu bikorwa by'ubutasi no gushaka amakuru y'ibanga ku buryo Kinshasa iyo iri kwibesha ko abarwanyi zabashobora yifashisha ibikoresho byinshi n'abasirikare ngo bafite ubumenyi buhambaye nyuma y'uko ihegeje abasirikare benshi. Ariko ibi byamaze kugaragara ko bidakora kuko abarwanyi bamaze gufata initiative y'agatangaza kandi ikomeye cyane izatuma noneho babona insinzi idasubirwaho kuko muri iyi minsi ibikorwa byabo byose bishingiye ku kuba baragerageje noneho kuba baramenye icyo bita ingenzi. Ubundi bavuga ko ubundi amakuru ku rugamba no kumenya umwanzi uko ahagaze, kumenya intwara zakoresha ndetse naho zizaba ziri ari igikorwa cy'ingenzi cyane cyagufasha kumenya urugamba neza uko zarupanga. M23 muri target na operation zabo zose ngo bazaba bari kwibanda kuri izo ntwaro. Icyo kikazaba igikorwa cya mbere cy'ingenzi kizatuma ubutegetsi butongera gutsindura urugamba uko byagenda kose. Bakomeje gusesengura urugamba bavuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa ubwo bwashiraga imbaraga mu gukora ibikorwa bya gisirikare, M23 yashiraga imbaraga mu gushakisha amakuru y'uburyo kibizakorwa. Ibyo bafasha guhita batsinda batiriwe bavunika, ari nabyo byakoreshejwe igihe kinini M23 ikabona insinzi. Bikaba bivugwa neza ko bizashegesha Kinshasa ku rwego rukomeye kugeza nubwo itazi neza uko bizagenda. Hagati aho ubu noneho abasesenguzi baragira bati M23 ititonze ishobora kwamburwa bikomeye ndetse ikanatsindwa burundu ikanamburwa n'ibice byose yacakiye nkuko Gisekedi yabipanze iramutse idakurikije ingingo za mbere z'ingenzi mu guhana ndetse yihanikiriye bikomeye kurwana idasubira inyuma ndetse no gukurikiza amahame y'Ikinyeshamba utigize politikoma kuko ibice byose bagenzura bamaze kubigiramo imbaraga. Ubu ntabwo bakeneye igihe cyo gutinza urugamba ahubwo bakeneye igihe cyo gushaka kurwambutsa maze ubundi rukagira imbere mu buryo bwa nyabwo. Abarwanyi bamaze igihe kinini bagenzura ibice bihereye mu burasirazuba bwa Kongo. M23 imaze igihe kinini rwose igerageza uko ishoboye kose igafata n'ibindi bice, ariko guhagarara bituma igabanya icyo bita influence ndetse n'abayikurikiye. Abayikurikiye nabo bakabona neza ko kugera kuri ngo bizabigoranye, ibigateza ikibazo gikomeye cyerekana neza ko byabyara icyo bita induru n'imvururu. Benshi bita ko byabyara ikibazo kandi gihambaye. Ubwo rero muri ibyo byose habamo ikintu cya mbere cy'ingenzi, ari cyo
kuba mama 23 kugeza kuri aka kanya ishobora noneho ngo gukoresha imbaraga zose ifite igatangira kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa no gutagitinga ibikorwa byabo byibanze n'ibirasa nkuko Kinshasa bigenza, ariko nayo ntivugwe nanone kandi gatangira gukoresha tekanike za kinyeshamba nkuko bigenza mu kugerageza gucubya ndetse no kongera kwereka abatwanyi ba FARDC ko batazigera bayishobora, ariko iyo baretse ngo Kinshasa akabari ibikora ndetse nabitangiza, ahubwo bibyara ikibazo gikomeye cyuko nabo batangiza urugamba rukarangira rubwo rubaye icyo bita imberenge mu buryo bukomeye, ariko bikanakora uruntu runabyara nanone kandi kumva neza ko abarwanyi ngari bashotoranye, bikabyara ikindi kibazo ku buryo noneho ubu hari ikintu kimwe kigomba gukoreshwa, ari cyo gukoresha urugamba rushya kandi rukomeye ruzageza ku ntsinzi aba barwanyi. Si ibyo gusa, nibyo finally abarwanyi ba mama 23 intare za Sarambwe batsinze batarwanye. Gisekedi yabaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahamagara Uburusiya ngo bwongere buze mufashe gucukura amabuye y'agaciro ndetse n'ubucuruzi buhambaye cyane mpuzamahanga mu bucuruzi bw'intwaro, ariko ibi byose yirengagije neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihamagayemo nayo igihari, ndetse yababwiye ko bagomba gukorana mu by'ubutasi ibyabaje Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buryo bukomeye, ku buryo hari ikintu kimwe kigiye kuba. Mama 23 igiye gufashwa gukora ibikorwa bya gisirikare bikomeye mwese mutari mwiteze. Uru ni urugamba rushya kandi rukomeye rugiye kumvikana imbere ku rugamba, turaje tubyinjiremo. Hagati aho dore uko Ububiligi bwagarutse mu rugamba rusha hano ku butaka bwa Demokarasi ya Kongo, ariko hagamijwe kugira ngo haterwe u Rwanda hafashishijwe FDLR ndetse n'ubutegetsi bw'u Burundi. Mu mugambi musha kandi ukomeye cyane wongeye kwigwaho mu rwego rwo kugira ngo Ububiligi bwongere bugaragaza imbaraga zikomeye muri aka karere nyuma y'uko batakaje u Rwanda. Barashaka kongera kugaruka mu bindi bikorwa kuko mama 23 ngo yari maze kugira imbaraga karundura, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari icyo yakoze maze irazicubya. U Burundi rero ndetse n'igihugu cya Demokarasi ya Kongo ngo babonye izindi mbaraga rutura z'Ububiligi nyuma y'igihe kinini Ububiligi busa nkaho bwavuye mu bikorwa bya gisirikare ndetse na operasiyo zikomeye zigamije kubaza mama 23 ngo bagarutse mu mugambi mushya. Ibi byo byifashe bite? Reka tuze tubigusesengura akantu ko kandi tuguha amakuru y'ingenzi kandi akomeye ku ingingo yongeye gucikisha igikwa mu buryo bukomeye. Hagati aho abasesenguzi bati ntabwo mama 23 intare za Sarambwe bagira agahenge baramutse batarwanye, kuko ibikorwa bya gisirikare Gisekedi yumva neza ko aribyo bizamugeza ku ntsinzi izatsinda neza mama 23 burundu, bikazarangira ishizwe akadomo ntizongere no kugaragara. Ubwo rero irasabwa kugira imenge kuko ibibazo bikomeye cyane ku butaka bwa Kongo aribwo bigiye kuza. Iki ni ikibazo gikomeye benshi bakomeje kwibaza nyuma y'uko mama 23 ari kugaragara kiri gusubira inyuma ndetse n'ibikorwa bya gisirikare bisa nk'ibyahagaritswe n'imbaraga zitazwi. Ese iyi ngingo yifashe ite? Reka tubigaruko kandi tunabisesengura akantu ko kandi muri amakuru yihutirwa cyane twongeye kugarukamo aka kanya. Ni ku mutekano, politike na diplomasi. Ikaze mwese ni ku muyoboro mugari amakuru agezweho kandi yihutirwa. Niba uri mushya akaba aribwo bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro, reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho tubane 5 kuri 5 muri ze update n'amakuru yihutirwa tugiye kugarukaho. Namakuru mu buryo burambuye. Mama 23 bwa mbere wonye ntsinzi y'agatangaza mu buryo bukomeye kuko igihugu cya Demokarasi ya Kongo gikomeje kwivamo nyuma y'uko noneho cyongeye kugaragaza neza ko cyongeye kubogamira ku ruhande rw'Uburusiya, ngo nyuma y'uko babonye ko mama 23 gikomeje gushigikirwa bikomeye cyane ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo zitashije ubushake bukomeye cyane mu kugenda bashira igitutu kuri abarwanyi ngo bave mu bice byose bagenzura, kuko kwigira inyuma bava Uvira ibyo ntibihagije. Ubutegetsi bwa Gisekedi ngo ntibwizera neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakora abarwanyi ba mama 23 mu bice byose bagenzura nk'uko babishaka, ngo igihugu gigasigara kera, ariko no Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikagira ibice zigenzura mu buryo bweruye ku butaka bwa Kongo. Iyi ni mission impossible. Ibi byatumye rero ngo Gisekedi we n'abajyanama bongera kwigira inama ikomeye cyane yo kutangira kwiyegereza Abarusiya mu rwego rwo kugira ngo bakorane mu bikorwa by'ubutasi, kugurisha intwaro ndetse n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Kandi ibi abikora yirengagije neza ko amabuye yongeye kuhana Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi ibyo akanabisigira Washington DC. Ibi byose gushaka guca inyuma ndetse no gukora amatiriganya bifatwa nk'ubugoryi bukomeye ngo Gisekedi yishoyemo mu buryo buhambaye cyane. Intasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo muri White House ariko nizikorana na CIA zatanze amakuru akomeye cyane yerekana neza ko Gisekedi amaze iminsi ahura n'intumwa z'Uburusiya mu buryo bw'ibanga rikomeye, ariko akifashisha abantu be ba hafi, bityo bakajyana amakuru y'ibanga akomeye
agaragaza neza ko inzego z'Uburusiya zishobora kuza zigafasha Gisekedi mu kubibonera ibyo akeneye byose kugira ngo M23 yongere irwanwe mu buryo bukomeye, haba n'imbaraga rutura z'ubwirinzi bushobora no gutuma ngo nawe arasa ku butaka bw'u Rwanda nk'uko muri minsi yakomeje kubipanga. Ibikorwa bye mu bishingiye ku nyungu z'agatangaza zikomeye zo gushaka kwihinduka abafatanyabikorwa hashingiye ku makuru y'ibanga menshi ngo yagiye abona yuko ngo bashyigikiye M23. Ibi ni ibintu bikomeye cyane yakoze kuko ngo yarazi neza ko bidashobora gupfa kumenyekana. Ariko mu butasi bukomeye cyane bwakozwe hagaragajwe neza ko Gisekedi kwizerwa ko gukomeje kugenda kuburirwa irengero nyuma yuko agaragaje neza ko agifite impande nyinshi akibogamiyeho kandi agifite amagira abiri ashobora gukora kugira ngo agire amakarita menshi yo gukina mu rwego rwo kugira ngo agume ku butegetsi. M23 bivugwa neza ko we yamenye neza ko ngishigikiwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi by'umwihariko n'iby'Abarabu ngo bitazi neza ngo uburyo Gisekedi ashobora kuyobora Kongo mu buryo bwe bwite kugeza ubu, nanone kandi ngo adafite abamubangamiye, nanone kandi M23 kuba ifite ibice binini kandi birimo n'amabuye y'agaciro agikenewe n'aba bazungu we yita ko ngo bamugambaniye nyuma y'uko ngo agiye ajya mu biganiro nabo kandi ngo yari yaramaze guhakana akemeza ko ari umutwe w'itarabwoba n'ibindi byinshi, gakemezwa ibyo adakeneye kandi we ngakeneye ibindi ngo byaramuvangavanze. Ibyo rero ngo bituma abona neza ko ngo nubwo yemeye gufatanya nabo ariko badateze na rimwe kuzirukana aba barwanyi. Ibi rero byatumye M23 yongera guhabwa agaciro mu buryo bukomeye kuko akenshi yakunze kugaragaza neza ko Gisekedi atari umuntu wizeretse ugomba gutuma ibikorwa bigenda neza, bikaba bikomeje kugaragazwa n'ibikorwa bye byinshi byo guca inyuma ndetse no kugaragaza neza ko atashobora guhagarara ku jambo rye, yemera gukorana n'abafatanyabikorwa bamwe kuko n'ubu ashaka gusimbura Abashinwa bafite amasezerano akomeye cyane yo gucukura amabuye ya Kongo igihe kinini. Ibi bikorwa byose bishingira ku kuba M23 yarakomeje gukora ibikorwa byinshi byerekana neza ko izubaka ibintu bikomeye kandi bikaze mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi nanone kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenda zishiramo imbaraga nkeya kugira ngo byibura ubutegetsi bwa Kinshasa nabwo bucururuke bityo kumvikana ndetse n'amahoro ahinde, ariko ibi byose ku buryo bizafata inzira nini. Ubutegetsi bwa Gisekedi bukora ibishoboka byose nabwo kugira ngo bukomeze intambara, ntibwumva neza ngo impamvu bwatsindwa n'abarwanyi we yita neza ko badafite imbaraga gushigikirwa n'u Rwanda n'ibindi byinshi, ibiko bifatwa ngo nk'intsinzwi y'agatangaza bityo we akumva ko yakomeza imirwano. Uwo mugambi ukomeye wo guteza akavuyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibona nk'uwateza ibyago bikomeye kuko abo bantu avuga ko we yagakwiye kuvana imbere mu butegetsi ndetse no kuba yakura imbere mu gihugu ari abantu kugeza ubu bazwiho kuba barwanya igihe kinini kandi aho kujya no kuba batateza imvururu igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ibyo ziri gukora kuri ubu butaka nabyo byateza ikibazo. Bityo Gisekedi we ibyo ntabyumva ko niyo mpamvu ajya aca inyuma ngo bikarangira agiye kwiringira ngo Abarusiya, Abashinwa n'abandi ngo bamufashe muri uru rugamba. Ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibona neza ko ari akavuyo ndetse n'ikibazo gikomeye, bikanatuma nanone kandi cikisha igikuba mu buryo bukaze cyane. Ibi rero byateje akavuyo ndetse n'ibibazo bikomeye, binatuma M23 ibona neza ko ari agasuzuguro gakomeye kugeza kano kanya, bikaba byaratumye ibintu bisubirira udubi. M23 ikaba yafashe umwanzuro ukomeye wo kumvira ndetse no kugendera mu nzira zerekana ukuri kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubutegetsi bwa Gisekedi budashobotse. Ibiri kuvuga neza ko bigiye kumutsindisha uru rugamba yaramaze gutangira neza kuko kuzishingikirizaho akaziha byose kuko ubutegetsi bwa Donald Trump bukeneye byose nta na kimwe busize, aribyo byagombaga kumuha neza itufi ikomeye cyane, ariko ubu byamaze gupfa kuko M23 ibifata nk'intsinzwi ikomeye ya Gisekedi yo igatsinda itarwanye kuko noneho yafashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugaragaro mu bikorwa bitandukanye kandi bikomeye bya gisirikare byumvikana ku butaka bwa Kongo. Ibikorwa Kongo imaze iminsi yishoramo byo gukorana n'Uburusiya ifatwa nk'ikibazo gikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abafatanyabikorwa bayo kuko byateza umutekano muke ndetse n'imvururu n'akavuyo gahambaye cyane mu mikoranire ndetse n'ibikorwa byose byumvikana kuri ubu butaka. Benshi bita ko ari by'umwijima byakomeje gushegesha isi yose muri rusange, bakaba batanazi neza impamvu y'urugamba n'uburyo kirurwanwa muri iyi minsi mu bikorwa bidasanzwe byinshi bya gisirikare. Hagati aho dore uko noneho Ububiligi bwagarutse mu rugamba mu mugambi mushya kandi wo gutera u Rwanda hafi ndetse na DRC ikaba bifitemo uruhare mu buryo bukomeye hakoreshejwe imbaraga zidasanzwe kugeza ubu bashaka gutanga ku gihugu cya DRC. Ubusanzwe igihugu cy'Ububiligi gifata igihugu cya Demokarasi ya Kongo nk'akarima k'igikoni cyabwo kuko bahinzemo ibyo bashaka kandi basaruramo ibyo bashaka. Ubusanzwe nubwo babakolonije ariko bifuza kubakoloniza iteka kuko Ububiligi bufata Kongo nk'umubyeyi ukomeye cyane kandi utunze iki gihugu. Ububiligi ntibushaka gukura amaboko muri aka karere nyuma y'uko bugaragaje neza ko bwinjiye mu rugamba mu buryo bweruye
kubera ko bwashigikiye igihugu cya Demokarasi ya Kongo mugaragaro bakura amaboko ku Rwanda kandi bakora ibishoboka byose kugira ngo bereke u Rwanda neza ko ibikorwa byose bari gukora bigamije kugira ngo Kongo ngo noneho ihinduke igihugu kugeza ubu cy'ingenzi kandi gikomeye ngo kandi cyakora ibintu bikomeye cyane byanatuma neza ngo burasirazuba bwa Kongo bugira ngo amahoro. Ariko Ububiligi bwagaragaweho icyo bita ingengabitekerezo no gushigikira ingengabitekerezo ya Gisekedi yo kwica abantu ndetse no gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, babishigikira ku mugaragaro bashaka gusabira u Rwanda ibihano ndetse no kurukomatanyiriza ibyatumye u Rwanda rucana umubano n'iki gihugu cy'Ububiligi. Gisekedi kuri tariki ya 19 n'iya 18 yagaragaye ari Davos mu Busuwisi, aho yahuye n'umwami w'iki gihugu agahura na Maxime Palavo ukora ibubanye n'amahanga, ndetse bikanavugwa ko baganiraga imigambi minini y'uburyo cy'Ububiligi bumaze iminsi bwohereza intwaro n'ibikoresho bya gisirikare, abasirikare bo kubikoresha ndetse na misiyo z'ibanga zikomeye ziteganwa gukorwa. Ububiligi bumaze iminsi buvugwa mu makuru y'ibanga atarigeze kibonerwa gihamya ko bwohereje ku butaka bwa Kongo intwaro ndetse n'abasirikare batagira ingano, ndetse bamaze iminsi bihishe mu bigo bitandukanye bya gisirikare biherereye i Burundi ndetse no ku butaka bwa Kongo. Muri iyi minsi 23 ngo gusubizwa inyuma ngo babonye neza ko itagifite imbaraga zihambaye cyane ko ndetse ishobora gukomeza gushyirwaho igitutu n'ibindi bikorwa byinshi bya diplomasi byatuma ngo babatsinda burundu, ngo bikaba byaha amahirwe akomeye cyane ibikorwa bya gisirikare by'Ububiligi ndetse na Kongo, bityo ngo none bakongera kugira imbaraga zongera gutangiza n'ibitero bikomeye cyane muri aka karere ngo byo gusenya u Rwanda mu buryo bukomeye, nga nazo ngingo z'ingenzi bakomeje kuganiraho muri iyi minsi. Ububiligi budashaka kuvana akaboko muri burasirazuba bwa Kongo bwagaragaweho bikomeye cyane mu kubogama ndetse no kuba bwakora ibikorwa byinshi bigamije kumenasa ndetse no kumenesha u Rwanda mu buryo bukomeye, bikaba bikorwa bishingiye ku kuba barakomeje kugenda bagenzura buri ntambwe imwe ku yindi ndetse n'akantu ku kandi ku bikorwa bya gisirikare bikomeye bishobora kugira uruhare rukomeye cyane mu kumenasa ndetse no gutuma u Rwanda rutagira amahoro. Ibyo bikorwa byose byakomeje kugenda bivugwa ndetse binagaragazwa nuko Ububiligi koko bwagiye bubishigikira mu buryo bw'ibikorwa, haba mu mafaranga ndetse no gutanga inkunga ikomeye cyane ku butegetsi bwa Gisekedi. Bizeza ko bugomba gushoza intambara itarangira, ariko kugeza uburyo bayungukiramo nabwo burahambaye cyane uko byatumye Gisekedi anyereza imari nyinshi. Ububiligi bugira uruhare rukomeye cyane mu kubona kandi bukabonaho n'amajyo n'amaza muri iyi minsi ibikorwa bya gisirikare. Muri make, iyo umuntu ari kurenganya cyangwa se akaba akora ibikorwa bitemewe, abamushigikiye nabo niwe yishingikirizaho. Gisekedi afatwa nko muri uwo mujyo, niyo mpamvu ngo kugeza kano kanya Ububiligi bukiri umwami muri ibi bikorwa kandi ngo buzanakomeza kubaho. Ububiligi rero bukaba bwagarutse mu ndi mugambi mushya ngo kandi ukomeye wo kongera gukora ibyo bikorwa byiswe iby'umwijima n'ubugizi bwa nabi ku butaka bwa Kongo. Hagati aho ntabwo M23 ishobora kugira gahenge itarwanye, kuko Gisekedi yizera ko ibice byose M23 izabyamburwa hakoreshejwe icyo bita amayeri ndetse ya politiki akomeye cyane yo gukomeza gukanga abarwanyi, kubabesha ndetse no kubashira ku gitutu ngo kari byo bizatuma kugeza ubu imbaraga zabo zishira burundu nk'uko abitangaza. Ubundi bivugwa neza ko iyo M23 yamaze kwishora mu biganiro cyangwa se mu biganiro bya politiki ibyo ari byo byose bituma iba inyantege nke, bityo ngo iba yemereye Gisekedi gukoresha imbaraga zose za diplomasi kugaragaza ko abarwanyi bari gukora ibitemewe, bityo bagashirwaho igitutu bikomeye nabo baba bisaba hoza. Ku nshuro ya kabiri bikaba bimaze kuba, kuko M23 imaze kuva mu duce tubiri tw'ingenzi ubwo ibi biganiro byabaga bitangiye, ndetse M23 yirindiwe muri politiki uko kubaka icyo cyizere gikomeye mu mahanga. Gisekedi we abifata nk'intwari ikomeye cyane ngo kugerageza gutuma ngo uyu mutwe ucika intege ndetse ukabona ibice bigenzurwa nabo byakomeza kugwira udakomeje noneho ngo kugira izo ntege nke. Gisekedi afata M23 nk'umutwe uzatsindwa bikomeye kandi ugatsindirwa muri ibi bikorwa, kuko ngo bagaragaza neza ko batarusha igihugu icyo bita ijambo ndetse no kugeraho bashaka, kuko M23 ari umutwe utemewe ndetse wajya ufatirwa n'ibihano bitandukanye hashingiye ku bayobozi bawo. Ibyo bikaba biwuhereza amahirwe make yo kuba Gisekedi yawugambanira akoresheje amafaranga n'ibindi, bo rero ugatabarwa n'intwaro ariko kuzishira hasi ngo bibe ikibazo gikomeye kinatuma nanone kandi ugaragarwaho intege nke. Ibyo rero bavuga ko nta kintu na kimwe byageza kuri uba mutwe udakomeje kurwana ngo wihagarareho, ari nabyo byashira ku gitutu Gisekedi akumva ibyo bavuga, naho gukomeza kurwana basubira inyuma ngo bigaragaza intege nke kandi zikomeye ndetse no kumvira. Ibi nabyo bikaba byateza ibyago bikomeye bikazanateza umuriri Gisekedi ngo gukomeza kutsiba ndetse no kwemeza neza ko uyu mutwe utigeze ugira ubushake ngo bwo kurwana no gukora ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare biri imbere ku rugamba. Si ibyo gusa.